ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? Urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. Ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? Umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. Nta muntu ukimenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Kiki Niki ubane no mwari gitumye mbona arimo kurira kuri. hari na bintu tuganira bidasanzwe. Nise ko mbona ari kurira bigenze bite? Tuganira ibintu by'iwabo, ambwira ibibazo byo ngomba kujya kumwungana papa we na mama we ko akabona atazi ukuntu bisigaye bimeze muri famille yawe. Nta bindi bintu tuganira. Kubera icyo mwari ari kumisha ibibazo bye no kubera iki? Niki gituma mwari ari kumisha ibibazo bye? Reka buriya birasa abana barezwe niko bamera. Akenshi bakunda guhishira imiryango yabo ku bagabo babo. Urumva rero ntabwo ibintu byose yabivuga. Ntabwo yavuga yajya kuvuga ise ari we sobokwe nabi cyangwa se nyina ari we nyokobokwe nabi. Niyo mpamvu rero yampamagaye ibyo ashaka kumbwira cyagenze bite? Ndashaka uzajya kumfasha ukaganiza na papa ko maze iminsi mbona atitwara neza. Mubaza impamvu atitwara neza. Ambwira ati mbona yarabaye umusinzi ukabije. Ntabwo rero nta kibazo, nzagerageza nshaka umwanya n'ubushize nigeze kujyayo nibura mbicare tuganire nawe. Nta kiri gitugaye no mwari rwose. Ibyo nibyo bintu mwarashaka kuba, icyo nibyo bintu mushobora kuganira bigatuma arira koko. Ntabwize ko nta bindi pe. Wenda woze kumwicaza umuganirize wumve, wenda ashobora gusa afite n'ibindi bibazo byiwe hano ntamenya. Ariko nta kubigendanye n'uko twaganiye ikintu gikaba yababara cyakarira ntabwo biri. Humuriza. Kuva umwari yaje iwabo hari ikintu runaka ashobora kubaza yamenya ariko ari kumisha, kuko ngewe ukuntu mureba niyo turimo tuganira gusa mpita mbona ko hari ibintu mwari arimo kumisha. Ngewe ahubwo naketse ko hari nk'ikintu runaka mwe mugiye kuganira by'uvuga ngo nanjye unambwira. Oya, nta bindi bintu tuganire bidasanzwe. Ni biriya pe, nibyo yambwiraga nta bindi. Madamu Mone Puzi. Niko se Toni, iwanyu inzu yahiye cyangwa habaye intambara ko mbona uje uhunze? Windeba nk'ikimbwa ihaze madani, wowe ndi kubaza. Ase Kari, uri wagiye kano kanya? Siba. Wowe urabona ufite amagambo yo kumvugisha? Gashigira gukiguye iraje kuyuzanya hangaha. Ubushize nagutwitse umugongo, ushaka ngutwike n'isura. Ndaje untunge. Nta kintu kimwe gishoboye gukora. Hello. Indugutunga. Ngende gakire. Simbasha gukaraba. Simbasha byakunanirira ndaje nicare hano ungaburire nkuko ugaburira bahena na matibori munyoze nzasoka muri noza ruko. Ariko indaya ntimugira isoni pe. Indaya ntimugira isoni. Nyuma yo kuryama mu buriri bwanjye, nyuma yo kunsuzugurira mu mafaranga yanjye nafashe nkakubakira inzu, nyuma yo kumenyera ukantwarira umugabo, urumva ugifite n'amagambo yo kuvuga. Ntagiye kukurega ngiye ko wantwitse. Wagiye kundega. Wagiye kundega. Genda undege nzitaba. Toni, genda undege nzitaba. Utagira ngo buriya nagutwitse gake. Harya ngo uraje ngo ngutunge. Ubu ndaje nicara aho ujye unkara. Harya ngo ntayoze. Ahubwo n'ibikapu bitwara. Ariko wayobye. Ni kare nikubwira gutyo. Cyangwa rundi mpetse ukabura kubivuga ntamuzi. Nguraje ugira ute? Ndaje mu ntunge. Sumenyere kurisha inyo nkuru yuki. Nta kibazo. Komeza uhene bayipfumagura. Bagutungishe ibyo bakumenyereje. Naho mu bantu menyere. Uri bagiye ukuntu mwangize. None se kuva yaza yarahindutse cyangwa se n'ibyo bibazo bambwiraga by'iwabo nyine uburyo ubona ababyeyi bahora bashwana, horamo intambara hagati yabo, wenda we akaba adashaka kubikubwira, wenda agatima kubibwira jewe. Cyane cyane ko azi ko ni n'umuntu w'iwabo. Azi ko na papa we tuziranye. Kuba byashoboka byo byashoboka.
kubera ko umwari byo ndabizi nanjye ko papa ari umuntu udashobotse rwose, ni umuntu udashobotse. aho baguteza kuntu uriya musaza yari umuntu muzima w'inyangamugayo abantu bose bamukunda bamwubaha, reka yigeze no kuba konseri. Aha ntabwo nakubwiye ko yigeze kuza iwanjye tukiba muri ya nzu hakurya hariya, haraza umusaza cyagera nahageze nsanga yasinze, ukubita agacupa rwose umusaza arigwera icupa agasinda, yagiye ku mukwe we nta kibazo na kimwe aba afite. ibyo se kuba byita guhena mu bakwe, niba ageze kuri uru rwego urumva n'umukobwa we urumva bigeze aho bitangiye kumutera ikibazo. Ni ibyo biba byamuteye ikibazo. Niyo Ibaze nawe mpamvu umuntu ushobora no atishimye. kumpamagara kuri telefone akambwira ngo mwohereze amafaranga kuri agacupa, papa we niko ameze kabisa. Akwiye kuzaganirizwa none nibaze kuvuga kuri uriya mubyeyi none utangiye kwitwara gutyo, umugore akazagora n'ibibazo wahuye nabyo nawe urabizi. Ibyo byose iyo bitekereje nibyo bimutera intimba akaba yambabara cyangwa yarira. Nibyo disi. Hakorewe nawe ntawe rwose bakabije. Mwese ubundi yabimbwira tukabiganiraho byari kumutwara. Nkubwire buriya nyine rega nakubwiye ngo abana barezwe ntabwo akenshi bashobora kuvuga ababyeyi babo ku bagabo babo. Ayo ni amabanga y'iwabo mu rugo pe. Wenda ashobora kuba atinya kukubwira ngo aruhuke mu mutwe agahitamo kumva ngo abimbwire. Urumva rero ntabwo yajya kugira gute, ntabwo yajya kwisebya ngo asebye avuge sebukwe nabi. Urumva mwari bise biramufasha. ngo iki Mwari arikunda. arikunda bimfashe none hasi. ariko Toni ngutana kububone ibeshya unkoreho kari ibeshya unkoreho dore ko wamenyereye wabonye ntwika rero sinajya kukurega ugira ngo ushimire agakire ko niba watumye ntakurega umushimire wongere unkoreho nshimire ihabara ryawe. ariko ubundi abagore mupfana iki no kudaha agaciro uwabagiriye neza? ese kungira neza no kuntwika urumva bihuriye he? Kambwira Toni nagutwitse gake, ubundi nkicuza cyane kuba byibura ntarakumenya amazi mu isura ngo nyangize ukwawe gakire. Wanwitse gake icara hamwe rero unananyomore, icara hamwe unyoze, icara hamwe unanyomore naho wantwitse. Sindi wajya kugurisha kuko sinizanya ukivuza, sibyo byaguha agaciro, sibyo byaguha amahoro, ukareka kuza kunyiyahuraho. Reka ubundi wemba mbona ushaka kunyiyahura, ariko nta n'agahato ngiye nagushyizeho ngo iyo nzu y'inyubake. ubundi mva nkubwire Toni si wangaye naho ngo wanaongea na mwenye nayo. Aho kibera ikigabo cy'ikibwa cyiza cy'ububu umuntu yumviriziwe mwite mwandera imbwa ni wowe. Ni ngiye ongeraho ariko n'ubundi nimba ndimbwa ubwo uri umugore w'imbwa sibyo se mabuje. Va nkubwire mu byubahiro nkugomba, mu mbaraga zawe nk'umugabo muri uru rugo, kanguhe garade udakwiye nk'umugabo muri uru rugo. Injira usohore, subwo ndamwitse iki, injira usohore ririya habara ryawe. Wamwisohoreye ntabwo mbweka ari umuzanye, ninjaje kureba se ntabwo mbweka ari umuzanye. Erega ngo uricaye umugira inama ngo ngwino kare nagutunga, wabonye ngutunga ngutungira mu nzu yanjye, yego nguhahira ibiryo byanjye, nkugurira imyenda, nguha ibishoro ukabihombya, none ngo urebe mu mbaraga nsigaranye nkeya nazo uzane n'ihabara ryawe mbatunga. bari mubwire kare ibibazo byawe na Toni simbi birimo. Urumva ujya gufata amazi ukamutika umugongo akaba atabasha no kunama, ntabwo nabigutumye. Urumva nimba yaje gutura ibibazo bye bikemura, dore ko wigize kibamba, wigize inshege muri runo rugo, kufite amafaranga uri miliyoneri ngaho mutunga. Ibindi urambaza ibintu natungisha Toni namutungisha wewe wabyakungukiraho iki? Koko naba ntunze umugore wawe cyangwa koko naba ntunze indaya yawe mu rugo rwawe? Ariko se ubundi umugore wanjye waramushingira. Ese ukeka ko ibyo ukora niyo abantu baba batakubonye Imana yo bitakureba? None se uri muri mareke w'Imana cyangwa se umuvugizi wawe? Ibyo birakureba wowe n'uwo mukobwa mu birangize gino wishyiremo. Ko wanshakishije hasi hejuru kambura, byibura wagerageje ukarukuntu no hirya no hino wahakora ukareba kumbona. Ariko ufashe amafaranga urayatanze ngo banyice, nanze gupfa ngemeze nk'ikizi. Niki cy'umuntu akandagira ngo gife kikongera kikamubyukanara.
njye ndihariye umva manze nkubwire ntiwanze gusohora Toni mwisohora ariko mwisohorere cyangwa ugende ujye mu buyobozi bwanyu birangize ntubikiremo njyewe ubwo twembi aho mwamenyane naho ntitubaye abagore aba ibyo birakureba njye ntabyo urategura imva ya Toni cyangwa utegura iyanjye njye hano ndi iwanjye urumva ibyo ubundi reka manze nkubwire ibeshye ushobora kujya kumusohora musohora mujyana hehe jya gusohora iriya ndayi nawe sohoye noneho gaki utaza gutuma ikibi kimba ibyo birakorewe nawe hamagara polisi utaza gutuma ikibi kimba mu kizu njye ntacyo ntwara ntacyo ariko ndinda polisi ubundi iyo ndaya yawe uri kuvuga ngo nara mwice bakumanure n'ubundi waramuhoshije mwice mbese urarebye nk'imye divorce mwice bigeze departe urangije ubonye ko nkwimye divorce uravuga ati reka nkoresha ibishoboka byose Karine akora ikosa rituma bamufunga imitungo gisigara njye ntabwo umushinzwe wariyobora ni umuntu mukuru ntiyabikwanditseho ikindi ubu ngubu noneho tuvugana ndumva ukumvikananye nawe byanze reka imitungo nawe nyandikishe ku mwana wanjye birasa cyane ko mvuga umwana wanjye mbese ukadagama we wabuze ibyara uburinyara cyakora nirongora amenya nta ntabwo ngaho reka nigende ngama divorce ngende baye ngo yandika isi igikapu gishyirara mu modoka tugende twikomera Mama Rwera ariko se kutari kuza koko Manguka oyareje arajya mahime icara mu modoka hariyo dufashe we tujyane kirere nasigara atunganya ibintu byose jyana mumfate ibintu tugende umwana gerageza cyari igihe hari ukuntu kimufata akabanza agahagarara nyine uburyo kimurekura nubwo agiye twihute ntabwo twakwita gute tanganirwa yinjira mu modoka ariko mwanyure hirya mufata winjira mu modoka hirya tumufata fungura zamure neza mu tujye kwa muganga kingura rero fungura vuba kingura wowe vuba ugomba kwisini butashaka ntayo tsinyagaji sina kwambia unanipenda nakupenda lakini hautoke hapa sikutaki hata unitake ama usinitake autoke mimi sikupende sasa sikupende nataka divorce kwanza kusori indani mutoshe sasa ibyo ndi bukore binakuangalia baranje na mageragere iyi mitungo none ayisigaramo irabita kwanditseho nukuvuga ngo uri kuruhira ubusa njyewe uri kuruhira kabiri kange nkayisanga kabiri kange nari bizongera nono umuko mwico nono mwaba ni kwako unataka nini mva kugira urashaka iki bagaki ibyo wananiwe gukorera kambyikore umva nawe wandaye muhangane umva nawe ubundi kubwire wandaye ariko ubundi Toni reka ncishe make mvuge norohejejwe ushingiye ku bintu nagukoreye ushingiye ku cyubahiro nkugomba nk'umuntu wari inshuti yanjye magara nabitsaga amabanga yanjye n'undi muntu atazi mbabarira ufate utwawe usohoke mu mahoro waranje kuvuga ntaho njya ariko ubundi reka nkubaze
ngo ndi indaya harya ngo ndi iki ongera Wasohoke indaya ngende. y'indara amazinga wasohoke ngende ntaho njya wantwikiraga iki ubwenge buke wagize bwo gufata amazi ashyushye ukamena mu mugongo urumva ninde nzajya gutera iseseme amfurira nkorera ibyo noneho urarebye ubona iyo seseme ari njye uje kuyitera ariko Tony reka mbanze icara hasi byibura iyo uza gushingira ku bintu nagukoreye ntutinyuke kuza gusambanira mu nzu yanjye basi ukabwira Gakire kuko numva usa nkaho wamukunze cyane ukamufata ukajya gusambanira iwawe mu cyumba cyanjye Tony ugira amahirwe kuba ari ngewe ubwo iyo ndaya wita indaya yagufatiraga umugabo neza nta n'isoni yego ye wagize amahirwe ndamukipira wageze nkubwira ngo Gakire nabuze aho mufata yahiye mu kwaha agenda umumfatire wowe uzi ukuntu baterura abahiye ndi nkawe washimira ahubwo uzi indaya yirirwaga yirukankamo uzi abagore yirirwaga agenda inyuma nari naramukurindishije wenda nari naramukurindishije akazi rero naragafashe ugafata nta ukaguhaye hasi duhangane wa mugore we icara hasi duhangane ariko reka maze ngo uzi n'ikindi Tony reka maze nkubwire tonde gato mbere yo kongeraho ikindi uzi ko nta muntu uhangana n'amafaranga haka ayo mafaranga uzayarya nta mugabo ufite amafaranga yampesha abagabo bose nshaka karite zose nshaka unanutse ubyibushye uw'inzobe uw'igikara umuremure umugufi umuzungu umwirabura kubera yuko reka maze nkubwire n'Agakire ubwe ndamutunze ntabwo nabura kunyurira umbwira ubusa ngo wanyubakiye inzu wari urimo wubakira umwana wanyu wande nande Tony umwana wande umwana wanyu bakubwiye igihe wahereye igihe wahereye wa mugore we dore ukwasi ubu naje guhangana nawe n'ikindi gihe ibyo ukora byose ushyira akabuno hasi impangane nawe nta n'isoni ushaka kongera kuntwika ushaka kongera kunkubita umwana wanjye ni umwana wa Gakire wa mugore utabyara we ikindi nanone ugomba kumenya ubundi unanabeshya ngo birasa harya n'umwana wawe ubundi wowe urabyara imyaka yose umaze ubana na Gakire wakabaye nta mwana umwe urabyara umuntu aba yaboroheje waje wigize intare y'ingore nta n'isoni wongera se unkoreho dore uko kireba fata ibikapu niko nakubwiye ushyire mu cyumba ubu ninjye nawe umunsi ku munsi isaha ku yindi ibiryo bijya ku meza umamagara dore ukwasi wongere Imana ndabona Imana byari neza n'ukuri Imana iramufasha arabyara neza ugenda byizeye Imana iramufasha Imana yahuye n'ibibazo ceceka byore bare y'abana yarakubititse we na birasaba unyuze mu musaraba umva nkubwire sinzi Imana idufasha byare neza yabaciye agahigo pe noneho mwari nawe yarihebye aba yumva kuri ya mwana atazaba muzima kubera iki azabaho buriya rega ngo umwana wanzwe ni ukura mwana wanzwe ni ukura burya mwana wanzwe ni ukura ahubwo ndabona birasashe bira Imana ihabwa icyubahiro tubwire inkuru nziza umwari arabyaye yabyaye ni ukuri umwari arabyaye pe abyaye iki se abyaye umukobwa yawe Imana ishimwe abyaye umukobwa ni ukuri kw'Imana umwari arabyaye neza nta kibazo na kimwe kibaye ndishimye ni muganga ubimbwiye yawe Imana ishimwe nubimbwiye rwose baza tubisaba Imana ni ukuri Imana ishimwe we ibise biraba ukuntu mujyanye ameze ubwo buryo yari ameze we noneho buriya ngemba mfite ubwoba bw'ibibazo yagiye anyuramo mvuga nti n'ubundi bashobora no kuyimutsinda hejuru none bari barabimuzingiyeho ugira ngo ubundi bibaye ryari ndaye ntigaragaye ejo bundi yego yahuye n'ibigeragezo byinshi ariko Imana ishimwe ubwo byaye cyakora umwari yicara ashima Imana nanjye rwose mva ni ukuri harya ubundi ubwo turahita tumutwara oya birasaba bamuguha bukeye none se sabyariye muri prive aha oya ntabwo umubyeyi bahita bamuha umwana cyangwa atahe aba atarakomera cyangwa hari ibindi bintu bareba ku babyeyi nyine bamaze kubyara cyangwa umwana bareba ejo nta kibazo umwari numvaga ndaguma kwa muganga njye ntabwo ndi buhave pe oya none se urajya kumushakira n'utuntu dushyushye turahamagara kirera bikore cyangwa Marwera ajya agenda bikore
byaba byese we ntubizi mama rwe gihe umwari nkamusiga kwa muganga yazagize umuntu noneho uza akamugirira nabi kwa muganga ibyishimo byakure wa mugani ntabwo wasiga umubyeyi kwa muganga oya njye nanagenda ariko nkabizana nta Imana kibazo urakoze Imana ihabwa icyubahiro oya niyo gushimwa pe niyo gushimwa ni ukuri ni ukuri ntabwo mushobora kumva uburyo nishimye oya umwari yaciye mu bigeragezo bikomeye uzi urabibwira twese wenda wabibwira uyu nguyu mama rwera ariko jyewe ziri muzingo rwose iminsi ibaye myinshi cyane mami atari inaha none bakaraza babinga bayazana mu rugo kwa mamisha ukaza uzanye n'izo nkokora zireba imbere ngo uje muri urwo rugo urutwa runini uribeshya cyane abantu barasuzugura amavuta ari gushya agiye kubikambira ari kwatura yabaye ikambiri agukubita miliyoni noneho itonzi isura n'amabere koko tuyatwike isura ntabwo ijya ishya irashya da none ni ikibuno kujya no kwicara ahantu yicaye mu ntebe ataguze noneho ntabwo azongera kuhicara ese Toni ko umuntu akubwira ukagira ngo arakwanga umunsi wapfuye kabiri n'ubundi udakora wapfuye uhagaze umunsi twaravuga w'abandi n'uwo munsi wapfiriyeho umuntu akakubwira kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru agasa nk'aho ati nyuma yawe ndibaza isoni koko zagiye he muri iyi si uru Rwanda koko urwo rwa Kagame isoni z'abagore zagiye he uramenye ta umuntu arifata n'ubutwe mu rugo atari urw'inzu itari y'umugabo utari uwe bararwitse aho wagira ngo uje muri ribu ariko ahari niwahiye kurega ntiwahiye pe kuko iyo uza gushya ntabwo ari kubuza ari kugaruka hano ari kuza guteze kandi ari kugenda ate rero reka nkubwire nkugire inama by'abantu bose mbagira inama wayumva ukayumva kandi yumvishe kugira akamaro utayumvishe nabyo gukuraho maze bise unca mu ijambo najya kugira inama mu najya katoroce nkugira inama utanga inama ndetse gato mera nk'umugore nk'umugabo uba ugomba gushinga agatuza kugira ngo umeke ko warakaye akabone gato ni kanini ariko se ntabwo uyabona amaki amabere ni ugatuza akivuza amabere rwose nawe ujya umenya ko utwaye ibintu byinshi ako murangiza inkinamico muri bike tuje kukugira inama madamu ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe ibintu bitarakomera umuryango ngo waba ugiye uzi impamvu bya byatsi wabibonye nabibonye hari ikimeze gitya hari ikimeze hariyo gishikwa ikimeze gitya ariko harimo n'ibifite amaso nk'aye menya barakurebeyeho bajya kubisoroma ibiki ibyatsi uzi ko mabuja agiye kuri telefone njya kumva numva aratangiye ubumuga ngo wampaye imiti igira umuntu umuserebanya iki kubeshya se serebanya kandi umwe rwose wakuze bana karine wacu mu gihe atarakugira umuserebanya ugiye nanjye amaze kumenya byinshi uriya mwana ndamwita ndamwoka byara uriya mwana umwite nyiramiruho reka nta nyiramiruho muri iki gihe ntabwo bakita ayo mazina uriya mwana ndamwita bava kure ayo mazina ni amagenura nta kibaho muri iki gihe hagize umwana wita na muganga ntabwo ari kwemerera reka ubwo bari kumwita utuzina twiza ari gisa umukobwa ni umukobwa agiye mumfashe mu mbiri izina byibura Gasaro nkaba Kariza tuntu nk'utwo duhumuriza tw'amahoro ni Kariza urumva ni Kariza pe hakuvuga ngo bava kure ibyo binini bya kera mu mazina yacu ya kera ababyeyi bo baragenuraga uwo mwana wamwita se gutya ahubwo ntabwo muganga yakwemera iryo zina oya ahubwo nawe wakuze niyo akuze yemereye kujya mu irangamibere bakarihindura noneho ikintu kintunguye rwose ubu ndabizi neza uriya mwana ndaza gusanga dusa fotokopi ahubwo uriya mwana ndamwita usa na se ari we uriya mwana ndamwita usa na se rwose kubera ko igihe cyose umwana amaze muri iruhande mbana nawe nta kuntu yabyara umwana udasa na oya none se ubundi rega burya ngo cyagiyemo nicyo kivamo cyagiyemo nicyo kivamo cyagiyemo nicyo kivamo nyine ubwo mugomba kuba musa niko bimeze mugomba kuba musa rwose mama rwe reka mvugane na birasa gatoya noneho tegura uburyo uriya mubyeyi twamushakira ikintu tujye kumuhembuza
ahubwo se njyewe waba yitahiye hari ikibazo nkajya gutegura ibyo bintu. Nta kibazo waba utashye. Cyangwa se ugume hafi aho ngaho turajyana nta kibazo. Umuhumuriza naguha lift rega. Ndamuha lift nta kibazo. Uranjyana turagarukana. Turagarukana kugira ngo tugire uburyo twakwihuta. Cyakoze reka mbwiza ukuri Imana ishimwe pe. Ukuri Imana ishimwe pe. Gusa nanone rero birasa ku ruhande rumwe tugize amahirwe nyine umwana arabyaye urumva kandi nawe urabizi nyine ko umwana byatari uwawe urabizi neza urabisobanukiwe nubwo wenda tuba twanze kugira icyo tuvuga n'uyu mubyeyi ari aha ariko uriya mwana urabizi ko afite se asira umurizana n'ibintu utangiye kuvuga n'ibigo umwari n'umugore wanjye uriya mwana abyaye n'uwanjye undi se uriya mwana ninde none se nta se uzi afite hasi uzi afite ibyo bintu bigaragara iki koko none se urumva se none yumva ko umwana yavutse azana kuza kureba umwana we ariko akibeshya akanakanagira mu rugo rwanjye ahubwo aje kuvuga ngo aje kureba umwana n'amaraso ye ndakubwiza ukuri njye nanamutema n'imbere y'amategeko azaba ari amaraso ye kuri zo ko bazapima ADN ahubwo giye reka mubwire ubwo tugize amahirwe akababyaye ubu ugomba kureka umwana akajya kwibanira n'umuntu na se w'umwana. Nk'ibi bintu uzanye harimo ibiki mwarangije kujanjwa mwarangije inama wamaze kwingira washoje nta kindi wibagiwe bakibagiwe da ye ikindi nongeraho nuko nudasohoka hano ugenda ureba imbere nk'uko waje urahasohoka ugendesha umutwe bakembya mwarangije nimureba nabi ibyo byatsi bimwe mu biryo karya umuriro da urandisha ibyatsi nta soni urandisha ibyatsi kandi utaze mu rugo turinga nta soni ugira twe turinga cyangwa turamatungo harya ibyatsi agasuzuguro ugira koko kagusa rukubona isura nsa utukwe naho utukwe nk'urunyanya ariko rwabuze bahena bahena uramenesha nkande bahena mbwire wamuhenesha nkande hamagara neza rwose mumbye rimwe mwana mvuye imbere tugenda nkande wora twikara mu nzu yacu ya mama we n'ikindi nonge utwo tunwa twanyu utwo tugambo twanyu mufite nimutatugabanya ndabanyuka uzi kubanyuka twebwe nako nkanga uribeshya reka mbabwire mwabana mwe reka mbabwire n'ikindi gihe mwabonye muntwika murangaragura hariya murashinyika kano kagahagarara no hejuru yanjye kambwira ubusa dore kwasa ninongera kumva munanajwe imbere yanjye mwebwe uko muri babiri ndabahondanya iyo mitwe wowe umugise urumugise warungabuye wanjijiwe reka mbabwire muhaguruka hano mugende mfate ibikopo mumva imbere mugende ubundi gashiga ibazanye muje kunjajwe y'ibiki ndabona warakaye matindi matiboni tera bino bikapu ugenda umva iruhande n'ikindi kandi sinongeye kubona amasura yanyu imbere yanjye ugenda utunganya icyumba ndaramo wihuse ikindi ufate bino bikapu ubishyire hariya mwumve yuko uko nabwiye nyokobuja muzibe se nyine unaranyumve uko nabwiye nyokobuja nize ko wowe wumviriza kurusha abazima n'abapfuye ahangaha wabyumvise angore nk'ibyo gukoze turebe nda gakubite nka hano nayi gakubite ariko bahe bundi wari iki wowe inde nawe mukubite nko nkubise ndagiye sinya nkubita karagasuzugura ukabonye arimo yabuja nta mukubita nako mama heruka gukubite gakire yabuze urubyaro yabonye ababyara injiji muri injiji mwebwe ariko kano kanya yibagiye ubugambo wari ndi hejuru ubu rero icara hamwe simbwibagiwe sha none kanya nkubwire mu ikinyarwanda wa mugore we muhibye sha nimba ko kuje kuba muri uru rugo tugiye guhangana ugiye guhangana na Karine uhangane na Matitsi Matibori uhangana na baheneri wowe noneho azaguhagama uri kuza wigize uziko ziba ndavuze ngo muziba ubu nonaha mwumva iruhande Matibo ndongera kumva n'umunwa wawe uvumbura ubusa hano nawe bahemva imbere ibikapura byijyanye na se kandi kujyane mva imbere mbikujyanire mva imbere bahe kumwanga ibyubahiro ntacyo bitwaye da mva imbere ugende n'umutwe mubi koko kameze igihe mfite umutwe mubi bahe mva imbere ibyo nkubwira ngenda bikuba nk'umuntu mukuru kandi w'inshuti yawe umubyeyi turamukura kwa muganga yego
tumwondore tumukore ibishoboka byose, ntawe uzamenya ibyo ari byo muri sosiyete, ntawe uzamenya ibyo ari byo, ariko nawe uzi neza yuko iyi isaha n'isaha umwana nyine atari uwawe. Wamureka akagenda akabana n'umugabo. Ese Ruhumuriza nawe ushyigikiye ko umwana atsiga akagenda? Ngiye ku ruhande rumwe simbishyigikiye, ariko ku bijyanye n'amateka njye numva ariko byagenda. Ndakumenyesha ko ayo mateka yahindutse. Ngiye birasuzi n'ubu uri kubona ubu none ahangaha turatandukanye. Ruhumuriza hari ikintu ntakubwiye, hari ikintu ntakubwiye kandi gikomeye. Nk'igiki? Ruhumuriza njyewe ndi mu nzira zo kuba muzima kandi ndabizi neza cyane. Ega ndabizi ko nabyo bishoboka kandi tuzanabikora, ariko noneho se kano kanya ubu noneho byaranashobotse ko njyewe ejo umva nkubwire Ruhumuriza, ejo ngiye nagiye muri dushe nijoro ndabibona mbona n'ikimenyetso ngiye ubugabo bwanjye burahaguruka burahagarara. Oya mbese ubundi cyangwa ko bitagomba kubaho, ariko nanone se ibyabaye nabyo tubyirengaho. Ariko ibyabaye byose ntabwo mwaragomba kujya kubana na Shema, ko Shema si umugabo we, ntibakundanye, ntibagize gute. Shema yagize amahirwe ngiye ubwanjye nanga kumufungisha, ndamuhabara noneho ngo muhereze umugore amutware. Ukada wazaza atwara umwana hari icyo se uri muzima, ubwo uri muzima wenda uzashyira burya wumvaga nimo nca umugani ngo cyagiyemo cyo kibamo se, wumva uko nagira ngo uyu mugore atanyibira, wumvaga mushaka kuvuga iki buye. Ubwo rero azaza gutwara umwana amaze kugira imyaka 7. Ubu ni sarugo byemewe ko umuntu umwana bamutandukanya na nyina angana kuri ese azatwara umwana ntware n'umugore se? Oya wenda ashaka uwo mwana we azaza mutware yaragize imyaka 7 nagira amahirwe nabwo bigakunda. Ariko uryo vuga ntize kundakarira cyane bira nkundakarinda, tuba tugana nk'inshuti yawe ngira ngo nkugire inama kugira ngo nkwereke yuko nyine ibyishimo byose dufite ndabyumva ni nabyiza nabishimye, ariko duhumve yuko nyine ikizakurikira ari kiri ni intambara igiye kuba hagati yo gushaka umwana. Noneho ubu bigeragezo naciyemo nawo mwari hagiye kuzamo n'ibindi bigeragezo ngo byo gushaka umwana rwose imbere y'amategeko arabyemerewe uriya mugabo, ko none se uzabara umwana uzi ko atari wawe bira. Nta kibazo nyine aho yamureka azaza mutware, nta kibazo azamutwara afite imyaka 7. None se ubwizo depense ko n'ubundi uri muzima watenda yawe n'ubundi namutwara nta kintu azagu uzamusaba nkoze ako se Ruhumuriza uzamusaba indezo kandi amukene. Kuba njyewe nemera ko umwana nubwo atari uwanjye ngomba kumurera nkamutunga nkamuba hafi nkamubera se, hari ikosa mfite? Nta nikosa ririmo, ariko tutekereze n'ibyo Shema ari matekereza kano kanya ubu ngubu ku ruhande rwawe nta kosa. Hari icyo Shema mwavuganye ko numva uri kubivuga ngo ajya ngo gahunda yo kuza gutwara umwana arayifite? Nyine nta kintu navuganye na Shema, ariko nk'uko bigenda nk'umuntu mukuru nk'uko bigenda kandi uzi nyine n'amatiko yagiye bamo hagati y'urugendo rwawe n'umwari na Shema bizarangira ariko bigenze nk'umuntu mukuru byo kubwira n'ukuri. Nayo mpamvu nabwira ni ibyiza kugira ngo ukomeze ugokere bagita gukokera abandi ugokera abandi. Umwana wamureka agasanga se byaba byiza na nyine ukamureka akajyana n'umwana umaze nubwo uri muri byo tugiye ntangiye kuba muzima, umugore washaka n'undi cyo nkubwira no kuri bitekerezo afite yanjye kugira ngo mbeho mu buzima nafite umwari n'uriya mwana byaruta ngapfa. Oya wirira oya beshavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi byose uri kumyuramo byose bizarangira natitadere herezo.